kinini ngomba kukinywa rimwe ku munsi. Iyo barambwije kuri imiti nkayitangira kare ninkirika harimo akana tuvukana kuri mama gusa kagahungu, ninkirika kara iramugwaho bapfiremo. Ngamaze se mama ibi binini ni byiki, akamwe ati ngo ibyo ntabwo bikureba, ako akampisha yuko aho nararaga byageze igihe bakabona ndi kunywa ibinini, umumama umwe w'umukire aranyicaza arambaza se bamfata bakajya kumfunga, nkagaruka mu gitondo bukongera bugacya ngasubira nkajya kwa Kavuga. Turi kwa Ndayisenga Babu, uhite ahatuye ariko nanone biragoye kuhita mu rugo, ahubwo wahita mu buturo, ubuturo butari igituro ariko hatagize igikorwa n'ubundi yakisanga mu gituro. Ndayisenga yagize amahirwe make cyangwa se tubyite umwaku wo kuvuka, akavukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Uyu nguyu yisanze ubuzima bumugoye, afite mama we nawe atazahaba, abayeho mu buzima bugoye, ntago ari mwirangamimerere, ntago yabaruwe, nta ndangamuntu afite, ariko iyo muganira akubwira ko abizi neza ko afite imyaka 32 nubwo bigoye kubyemera. Tugiye kubinjiza mu buzima bugoye ndetse burimo amayobera bw'uyu musore Ndayisenga Babu. Turi Be Proud. Ndayisenga Babu, ariko abaturage bambatije izina Kibobo, mfite imyaka 32, navukiye Gacuriro. Navutse nyine bitari mu buzima bwiza, kujya bwo bidashoboka, kugira ngo nyine umuntu abone ibyo kujya, kubona amazi yo gukaraba ari ibibazo, kujya kubona ukuntu uburyo aho kuryama bikaba ari ibibazo, nabwo cyane akaba ari ingorane. Babu, umusore ukiri muto, iyo muhuye ubona ari nk'undi ushakisha ubuzima nk'ibisanzwe, ariko iyo muganiriye utangira kwibaza uti mana kuki wabyemeye. Mvuka nahasanze mama wenyine, papa ntago wenyine, papa nje navutse mama yarambyaye nyine, mama yagushaka undi mugabo, ako mugabo akamva yuko atanshaka, mama aramfata njugunya mu gihuru ahantu ntagurwa n'umuturage. Mama ko twahuye n'umuntu n'umuyobozi waduhuje nawe, duhuriye mu muhanda nyine gutya atanzi, umuyobozi bati ngo dore umwana wawe dore ko yanganye. Mama bati ngo urakoze cyane. Mama nangeze mu rugo, umugabo wiwe ntiyabyemera, arabyanga. Bambwira ati ngo mfite imyaka 6, yari mfite 6, twongeye kubona nashize imyaka 12. Nk'umubyeyi wari wongeye kubona umwana we, ese yigeze asaba imbabazi Babu, gamusaba imbabazi ko yamutaye, anamubwira impamvu yamutaye? Nekayeka ko nago yamaye impamvu zo kuvugana yuko twavuga ikibazo cyuko nyine twaganira, ambwira uburyo nyine uko mubwo ko ubuzima bwanjye bwari bumeze nuko ubwo ngubu bumeze nyine bitari sawa. Mama twabanye imyaka 12, ntabwo umugabo yaranyishimiye nyine, yanyitaga ikinyendaro nyine ko ntari umwana wiwe, ntabwo nari mbyishimiye cyane. Ibya Babu byakomeje kwanga rwose, dore ko n'amashuri yaratangiye ntibyaje kugenda neza. Yagarukiye mu mwaka wa 3, ubushobozi bwo kwiga bwabuze. Ikintu cyatumye mva mu ishuri, mama yageze igihe aranyishyurira, yageze igihe nyine abura ubushobozi arahagarika, ninkaze njya mu mihanda gutyo, bamfata bakajya kumfunga, nkagaruka mu gitondo bukongera bugacya ngasubira nkajya kwa Kavuga. Nagarukiye mu wa 3 oya primaire, ako nkashima Imana mvuga ati ngo Imana yandinze kuba naragiye mu bigo ngororamuco nka za Nyamagabe, za Iwawa, za Gitagata, nyine nkagarukira Gikondo gusa, ariko nyine Gikondo nyine naho nagabarisa. Umubiri wa Babu watangiye kumuhinduka mu buryo budasanzwe, kurwaragurika bya hato na hato byatumye afata icyemezo
cyo kugana kwa muganga. Tangiye ni vubanga ni 2022 nibwo natangiye kugira ibimenyetso nyine bitandukanye nk'ibyo nari mfite. Natangiye guhinda umuriro, inkorora mu gatuza nkababara nyine. Ngiye ndwaye malaria bari gupima nyine nuko uhagaze. Bampimye sanga ati ngo avukanye ubwandu. Ako nyine hashize isa kwakira biranga, ariko umuganga aramubwira ati icara tuza n'ubundi igihe nyine uriyakira igihe uzagenda biza ziyakira. Kubyakira ntibyari byoroshye umusore ukiri muto, dore ko yari yafashe icyemezo cyo kujya kwa muganga ari wenyine. Byari ingorane. Nagiye ndi jyenyine nta muntu turi kumwe, ngiye nko kwivuza nyine bisanzwe malaria. Mpageze mpasanga umumama ari uwo ngona bwate ngo ushinzwe kunkurikirana akamenya ko nimba imiti nayinyweye cyangwa se nagiye kwitabira gahunda zo kwa muganga. Ngiye naragiye nawe ati ngo muganga rero ndumva ntameze sawa, ngenda umuriro mwinshi, mfite inkorora ya danje. Banjyana mu isuzuma nyine inyuma mu gikari, amfata amaraso nyine ya muhano, bamvoma amaraso agacupa kamwe, bajyana muri laboratoire gupima. Nyuma y'iminota 15 nibwo ibisubizo biboneka. Ibisubizo biraza bati ngo n'ubundi yacekwa ko ndavuganye cya kibazo. Nyine hashize akanya nkumva nyine nakiyambura ubuzima, ariko umuganga arambwira ati ngo wikiyambura ubuzima n'abandi bafite icyo kibazo, harimo abakivukanye, ariko wikirirwa wirushya ngo ujye kwiyahura, n'umwe imiti ubuzima buzakomeza. Nakivu navukanye ibibazo kuko ntabwo yigize anyitaho. Imyaka nagize hageze igihe nyine kunyutsa, arakomeza aranyutsa, kandi ubizi ko amezi 3 ariyo utangira kureka gukonkereza kugira ngo utagira ikibazo. Barakomeza aranyutsa, amezi 6 aruza, 7 nibwo yatangiye kunkura ku ibere. No kugira ngo njye kujya kwivuza n'uwo muganga twahuye ndara mu kazu k'umudije bataragasenya. We arambwira ati ngo jya uza wijyamiremo hano ucungire ibintu birimo batabyiba. Nkafungaho ko hari n'imipata nkaryama ngase tone nkabyuka nigendera. Navuye nyine ntabwo bataguhereza imiti nk'ingiye, baguhereza nimero ya mbere nyine bisanzwe mu buzima busanzwe. Ngiye bamaye nimero ya mbere yo mu gacupa gatoya nyine k'abana karinganiye. Subirayo bamaye mu kwa 4, subirayo banangiza icupa rya mbere rimwe ry'amezi 3. Mva kuri 3 navuye kuri 2, mpita njya kuri 3 kugira ngo nyine ubuzima bwanjye bukomeze kwiyongera, n'amaraso nyine n'abasirikare banjye biyongere. Subirayo nanone mu kwa 6, ariko kunguko turimo ndagenda nanga ikindi kizamini bari bamaye cyo kugira ngo tureke abasirikare ko utanze ikizamini mu gitondo ugenda nta kintu wariye, nta kintu uranywa, kugira abasirikare kugira ngo nyine bavoma amaraso akiri make cyane n'ibindi bintu byivanze. Ubuzima nyine bukambaho gutyo, nkarara gutyo. Kumenya ko yanduye byaje ari nk'umuyaga wa serwakira wari ugiye kumara aho twari dusigaye, kuko n'ubundi Kibobo yabagaho mu buzima bubi. Kumenya ko yanduye byabaye igisongo cyasongoye umutima we. Kibobo inkuru y'uko yanduye akiyimenya yifuje kuba yagenda akica nyina wabimuhishe, akamushyira ku ibere igihe kinini, ntamubwire kujya kwipimisha kare cyangwa ajye kumusuzumisha nk'umubyeyi we, ahubwo umwana akabimenya ari uko ibyuririzi byatangiye kuzamuka. Gusa Kibobo yaje gusubiza umutima hamwe, aratuza ariyakira. Ibyo ngibyo byambayeho, nkatekereza ko nagenda inzu nkayihirika nyine, bati ninyihirika harimo akana tuvukana kuri mama gusa kagahungu, ninyihirika iramugwaho bapfiremo. Mutima nyine ukambwira ati ngo iryo jambo wiriko ubwo bwume wibukora murike, nawe siwe ntabwo yari abizi. Yakuze nk'ibisanzwe, gusuka iminsi yakomezaga kwicuma, ubuzima bwakomezaga gusharira kurushaho. Yabonaga mama wanywa imiti, akamubaza ati imiti ni iyiki, nyina akamuhisha. Ahangaha nihatangira hera avuga ko mama we afite uruhare mu kuba uyu mwana yarahuye n'ibi bibazo. Njyewe
mama nyine we yarayifite na papa mbere yuko apfa. wabimenye byari Ibyo ngibyo nabibwiwe nyine mama nyine njyewe uko nagendaga nkura mama yantumaga kwa muganga kameza kano gakarita mfite kiwe kajya kagugu nkajya muzanira ibinini. Ngamaze se mama ibi binini ni byiki? Akamwe ati ngo ibyo ntago bikureba ko nyine mama nyine njyayo ndabatse mama kuki nawe nta nubwo yarabizi yuko ufite icyo kibazo ni njye bimwibwiriye. ntabwo arabizi ko wowe Yego we ntabwo yarazi ko ngifite. Genda mwibwira ati ngo mama rero navukanye ikibazo iki n'iki ariko ntabwo mbyishimiye kubona njye utarambwije ukuri. Iyo barambwije ukuri imiti nkayitangira kare ubu mba ngeze kure kuko ibyago mpura nabyo ntabwo ari kimwe nk'ibyo wowe uhura nabyo mu ngo nyine. Wita kuri murumuna wanjye ndabyemera pe, ndanamwubaka ari mama wambyaye kuko isa niyo yagira ikibazo naho undi muntu wamutabara ninjye wakigiriye nubwo ntazi iyo yagiye. Duhura za kami ari gukora ikiyede bisanzwe. We yaransubije ngo ikibazo ufite nacyumvishe pe ariko ikibazo ntago igisubizo kano kanya ngo banza bugire hejuru ugira imyaka wenda nka 28 28 ndayuzuza. Arambwira ati ntago bishoboka yuko nakubwiza ukuri kuko nkubwije ukuri umuhungu sinazongera kukubona. Ngati mama rero mfasha basi umbwiza ukuri njye nziyakira nta kibazo njyewe kwigabana ndabishoboye nubwo byanga nyine arwiga uduceri bikanga nyine guhiga bikanga. Njye mama akamubwira ati mama rero wakoze kuba waranambye ariko ankure bugume butari bwiza ntiwansobanuriye yuko wakagombye kuba warampaye ubuzima butari bwiza ntabwo nanishimiye kuba muri ubu buzima. Ubwo inkuru ya Kibobo yangeraga mu matwi agahinda kuzuye umutima wanjye. Be Proud Production twegura ibikoresho. Mpamagara Kibobo mubaza icyo mushyira yambwiye ko ashonje cyane ati niyo yaba ari amata na keke urabundamiye. Abagira uburwayi nk'ubu baba basabwa kubaho mu buzima bwiza ariko Kibobo we usibye ubuzima bwiza isi iracyakomeje kumusharirira kurushaho. Ibibazo ahura nabyo ukagerekaho n'uburwayi ariko akunda ubuzima bwe arikunda ntiyasiba kunywa imiti. Ibyo akaba bishimira Imana kuyiyakiriye kandi agafata umwanzuro wo gukomeza kubaho kandi afite icyizere ko agomba kubaho uko byagenda kose. Kinini ngomba kukinywa rimwe ku munsi. Iyo mbonye amazi cyangwa igikoma cyangwa se ikindi kintu mbonye hafi ndanywesha. Ariko iyo nabibuze mfata umuneke tamira umuneke kinini nkakimira nkoherezaho umuneke ari wonyine kugira ngo ubuzima bukomeze. Rimwe na rimwe hari n'ubwo umuntu aburara kubera yuko ubuzima nyine ntabwo ariko buri munsi wabona amaronko kugira ngo urebe ko wajya wapi. Hari umunsi byangukirwa wicaye wihebye uvuga ati sundage iki ndambara iki no kwambara nabwo kwambara bigasaba ko ari umuturage gufasha akaguha umwenda. Aho ngeze nkararaho ejo ndayaha nyine nkarara hari hose mbonye. Ariko njye nkumva mu mutima wanjye umva ndacyashishikaje no gusubira ku ishuri ariko nkabura ubushobozi. wigeze umugore Umugore nakundanaga nawe ariko ntabwo byaciyemo. wakundana Akundagana nawe ariko ntibyacamo ntibyakunda nyine tu. byagenze gute? Ngo nyine ntabwo ko yashaka ko tubana ntabwo ariko byakundaga we. yashaka kumana gute? Ko yashaka kugira ngo nyine ngo nkodeshe kandi ubushobozi ntabwo byakunda. Ubushobozi n'ibikanga. ese yarazi ikibazo ufite? Wapi nyine nagiye kumubwira ko bimeze nawe ahita yivumba atagenda yigenda nyine si twakunda ngo dukunde cyane
ngo tubane bishoboke nyine mpita mukatira ndabyihorera. ese Karame. nta mukobwa mwigeze gukundana ukamubwira ikibazo ufite ugahita wenda bikaba intandaro? Okay, arahari ariko we byarangiye ashatse. byagenze gute? We nyine we aje kunsura nyine nta handi hantu nabaga, umuntu nyine umuntu atarigendera hanze ngo tuvugane, angate se ngo ko mfite akazu katabamo umuntu ngo byakunda, angati ngo yego. Nkabamo amezi 3 bigeze igihe nyine biranga, arabipinga nyine angati ntabwo bikunda mubwiza ukuri ikibazo mfite, ko nyine we yanga kubyumva. Yanga kubyumva nyine ibyo ndi kumubwira atayigendera. Nawe nyine ngiye njya kumva numva abaturage aho nari ngiye nyine ibyo nari ngiyemo, abaturage numva nabyo babimenye, harimo barabikwirakwiza, harimo barabivuga. Abaturage bavuze ngo iki? Njyewe nyine nagiyeyo ndi nyine njyanyeyo fanta bisanzwe. Ugiye gusura shehe wawe? Yego. Njya kumuruma ati ngo wavukanye ikibazo iki n'iki, nkate se kuba byarabayeho ni nk'impanuka nyine nta muntu bitaba. We nyine ntabwo byakunze kugira ngo ubuzima nyine bwiyongere nawe bukomeze, nsiza ko tubana ariko bidakunda, we yarabyanze. Ako urumva ko yabibwiwe n'abantu ntabwo ari wowe wabizi? Nta nubwo ari nanjye bimubwiye, nanzi ko ndi bumwibe. Umunsi wari kubimubwiriraho we yasabimenya atayigendera. Ari umunsi nyine w'ikirori avuga ati ngo bikunde biranga, ntiyabyemera nyine arabyihorera nyine arakwama, aravuga ati ntabwo bikunda kubera nyine ubuzima ubayemo, ntabwo nabana n'umuntu aba mu buzima nka buriya wirirwa unywa imiti buri kanya kugiye kujya mu imiti. We nyine naramubwiye ikibazo mfite ako yanga kubyemera. Noneho abantu nyine umumama amujya mu matwi amubwira ngo ntibikunda ngo mwihorere. Yari mama we nyine umukobwa turatandukana arigendera. Isungu ntabwo uteganya kuzashaka nk'umugore? Nta mwana ufite? Oya. Ese ntabwo ubitekereje? Nyine umuntu arabitekereza ariko ntabwo bishoboka. Ese kuki wumva bitashoboka? Ubuzima nyine umuntu aba arimo ntabwo bishoboka, kubera yuko nyine ubuzima umuntu aba abayemo kwihiringa ushaka ibyo urya, ushaka nyine imibereho, igihe kiragira ukabyara, ariko kubyara nabwo wanabyara bigasaba yuko ubona impetso, amashuka yo kuraraho, imyenda yo kwambara yiwe, nawe agakenera kwambara, nawe agakenera kwambara, mugakenera no kurya. Kandi ariko ntabwo byari gukunda nyine kuko nta bushobozi nari mfite. Yego. Kuryama no kurya ntubimubaze kuko nimboneka rimwe mu buzima bwe, gusa kubera ukuntu ngo akunda umubiri we, hari akagezi kari hepfo y'aho atuye niko akunda kujya gukarabiramo. Arakubwira ati nkunda gukaraba, nkunda kwiyitaho, nubwo nta mwambaro mfite, nubwo ntacyo kurya ngira, ariko gerageza kwita ku mubiri wanjye. Gukaraba, kunywa imiti ni ibintu mba ngomba kwibuka cyane. Ikimfasha nubahiriza amasaha muganga aba yarampaye. Nimba ari saa 6 z'ijoro ngomba kwibuka ngasanga wa mama fata agacupa nkanywa nkata nkomeza. Ubwo simahagarara, muhereza agafishi mniva kwa muganga, muhereza agafishi kanjye akakabika kuko ngashyize hariya sinzajya nibuka yuko ndakashyize nagata. Ariko ngasijya mama mvati ngo ndamwizeye sani sahe nagena nkabinga akusiye ndenza amasaha. Nk'umubyeyi wari wongeye kubona umwana we, ese yigeze asaba imbabazi babo, kamusaba imbabazi ko yamutaye, anamubwira impamvu yamutaye? Aho nararaga byageze igihe bakabona ndi kunywa ibinini, umumama umwe w'umukire aranyicaza arambaza se ikibazo ufite niki. Ndamusobanurira, batihangana nyine uko atashye nyine ahantu ataha ni muri turiya duce n'ubundi ndaramo, si hari aho nyine ngira ndako ndarahesha. Ejo nca kurara hara twavuye, ejo nkarara ahandi, ejo nkarara ahandi, ariko harasinga ndakwarara cyane kubera iki hariya ntabwo mba nizeye yuko nagira umutekano. Nshaka ahantu hari dushe nkaryamamo, nkajyanamo agakarito cyangwa se akandi kantu niyo kaba ari agafuka tona nkakazingazinga ngashyira mu mufuka, mu mufuka wanjye w'ipantaro, komeza urugendo nkigendera.
muri karitsiye aho Baba atuye agerageza kwiyumanganya ndetse n'ubuzima bugakomeza. Ajya gukina n'abana nubwo batangana mu myaka, gusa bo baba babona bangana na Baba, ariko aragerageza kwishima kugira ngo ubuzima bukomeze. Akuriya nyine bari gukina agapira, wenda yamageze nta mukinnyi urimo, wenda bapfa kugerageza bakama agakino nkishimisha iminota mike nkajya guhiga amafaranga nkavamo. Naza nkayigira nkanga mu gishanga, kubita amazi ngakaraba mu mutwe no mu maso n'amaguru ngakomeza urugendo. Njyewe impamvu nakunda gukina, njye mba nita ku byo nararira kuba bataha mu ngo iwabo. Nyine simba mbarakara mbaga turasabana pe, mbafite n'abandi bapeti b'inshuti zanjye pe, ariko sinkunda gukina cyane kubera yuko njyewe uko ubuzima mba narabayemo nubwo ababayemo bamubona ubwo abayemo ari bwo bwiza kurusha ubwanjye, kubera ko nyine ntabwo biba binshimishije. Kibobo nubwo abayeho nabi ariko afite inzozi. Kibobo kandi aragira inama abantu gukunda ubuzima bwabo. Ati kuba ugihumeka byonyine ni ikimenyetso cy'uko Imana ikigufiteho umugambi. Kibobo aracyafite icyizere cy'ahazaza. Inzozi mfite njye, numvaga mfite inzozi zo kuzaba umwenjenyeri wo kubakisha amazu, ariko kubera kubura kwiga nta kuntu wabikora. Ahazaza binkundiye, hazaza ubuzima bwanjye nyine mbonye uburyo bwo bunsubiza ku ishuri, hazaza hanjye hamera heza kubera yuko naguma nishimiye kubona ndara mu muhanda, nakagombye imyaka maze kujya nakagombye kuba ndangije wenda na kaminuza. Ku imyaka 32 ni myinshi ku muntu yakagombye kuba avuga ati ngo ejo hazaza hanjye mfite iki, mfite intego iyi. Uragira intego gute se nta shuri ufite mu mutwe nyine wumva ntabwo utuje neza? Baba ufite indwara nk'iyi ukagerekaho gukora imirimo ikomeye, umunsi umwe bishobora kuzamukubita hasi niyeguke. Muri risike ngira mu kazi, mbona nk'urugero ntwaye nk'akazigo nk'agafuka k'umuceri nkajyanye wenda nk'ahangaha Ikinyinya, ntabwo nahagenda amasaha menshi bitewe na stress maniriwemo bati ndagiki, ariko isaha n'isaha iyo bigeze hari igihe kigiye ngacika intege nkumva nta mbaraga mfite zo gukora, nkicara nkumva ntabwo ntuje nyine kubera ko nta kintu mfite mu mufuka cyo kurya, cyangwa se wenda niyo nagira n'ikibazo cyo kurwara nakifashije twa dufaranga nkivuza, ariko ntibishoboka. Icyambere nasaba naho kuba, icya kabiri nkabona n'umuntu unyishyurira ishuri, icya gatatu nkamenya nkabati se gahunda zanjye nyuma mvuye ku ishuri nakoze umukoro ntawurangije pe, ibyo kurya ntabyo mfite mu nzu, mbona nkajya n'umuntu wenda umfasha akameza n'ibyo kurya naho ko. Nimero bamfashirizaho cyangwa unkeneye ni 078 16 18 652 078 16 18 652. Kibobo hagize umufasha, hagize ugira icyo akora, Imana izamukubira inshuro 1000. Twitwa Be Proud. Amahoro y'Imana abane namwe.